There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what Esha cya kintu cyawe kikwishe we. Ushaka gufata si ishakoje? Nese so yimunyake cyana uri umujurura yinye. Aka koga namwe mwaratese. Nese ubonye zirambaga nakaje ari izubusa. Ariko urakoze Imana igumugisha bwe kuko nyine yarayinyatse. Nukuri kw'Imana ndakoze. Nanjye kubw'ibyo ugiye kunkorera nawe urakoze. Kwishakoshi ngiye kugukorera iki kugira ngo umereze ishakoshi yanjye si yanjye se. Nyine ndabyemera ni yawe. Ariko imbaraga ntakaje ntago byaviramo aho n'izina ry'Imana. Ariko we wisige basi ushaka ko ngukorera iki? Umva rero nkubwire sibyo. Sheri bitese. Sha umva reka ngubwire. Umva. Nushaka wigendere pe. Kandi urakabwa. Yumvire utangiye kumbwira ngo ntakabwa ntarakubwira ibintu. Wagiye wambwiye ngo ugiye kunyereka ni ibiki biri he? Umva nayi naguteguriye impano ni nakusha nayi navuze yuko ndeye kugurira sakamenye nyine y'umutuku. Ubwo nyine ni impano nyine y'umutuku. Ariko reka gupfira nirukanze imisozi ngaho za Nyabugogo ngaho za Ziniya za Kimirongo za Remera nahantu nigeze nyibona pe. Iy'umukara y'ubururu iy'umweru izo zose wazibuze mu isoko. Ubundi ngiye mu mateka yanjye iyo nateguye gifuti y'umukobwa dukundana muhereza gifuti y'umutuku. Ubwo bivuze yuko rero ntago mbikunda nukanyinisha. Oya none se ko bibaye ubwo urabikundanye. Reka nukanyinisha ntago mbikunda. None se twabigenza gute? Ibiki? None ko ngubwiye ibi bibaye. Ugenda uyiza. Ugenda uza n'iy'umukara. Amayenga mwene muzehe reka ngubwire rero. Iy'umukara utazongera kunyinisha we tunamvira. Ngiyewe kugura shakushi y'umukara ngaho mbonye satani mu rusengero. Witunamvira mu buzima. Iyo se yari gutwaye icyo yizana. Nitwa Rwiri sibyo? Ngo nanjye bitwanike. Nkaba nshaka urukundo kugira ngo muhereze iki gikapu. What? Nuko bimeze. Nese kugira nese si cyanjye. Niba ari cyawe simbaraga nakaje. Urukundo nta kibazo kibirimo ndaruguha. Shaka reka banzu nyereke kiri butuma uruma. Uransoma umerezera nimero zawe za telefone tugende tunaryama. Yes. Nzi ko Kigali muri abana babibigeza. Ibyo nkubwa kujya meze ishakoshi yaramenze. Niba yaraguhenze nkaba noneho ngewe nyikwakiye igisambo. Urumva ari ndurenze. Urarenze pe ariko nyine twabinyuze no mu bundi buryo nimero ndaziguha. Ubuherero. Ibyumbwe byose nari bindi. Nuyima nari bindi. Akabizo niko nshaka ko kaba kambere pe. Mbega gutunwa n'izina ry'Imana. None se koko ubu se koko nari gutandukana n'imyemerere yacu. Ibaze ngazaniye umukara kandi ngiyewe umukobwa wese nkundanye nawe umuhereza ko umutuku. Ubwo koko ubwo rero ugiye kwihangana. Igihe utazanye y'umutuku nago ari kuzana y'ubururu. Ibaze no kurepana ko uyu mukobwa banza tumva n'ikinyarwanda. Wowe tumvira mu buzima wari nakabwe dore uko kameze. Nawe nuko ntago wabinkora nese ubwo ubu ngubu ngo mbanze ngo usome nese namfite iminwa myiza ngiye nsoma buri muntu wese duhuye mu nzira. Oya man. Nureba mbega urubuno nukuri ibintu no byagiyeho ryari we. Uzi ko duherukana umeze nk'akayumani skeleton. Ndetse merukana nawe ngewe wakuriye muri karetse subyemera se. Rero najyaga nkubona buryo uraho uri umuntu ujabiriye ariko none ureba wambyineho Pokinos. Nyine kwa kundi babyira ngo popo nyine nkareba bino. Wapi nago mbizi. Nabyuze. None se nyine byanzure vuba mereza urukundo umeze nimero zawe unansome bundi byose katubyoroshye. Urifuza iki bundi? Cyambere. Icyambere nese ushaka ko mubyinira Pokino nyikubyinira nayo basi. N'urukundo. Akira umutima wanjye utwara. Oya akabizo urukundo dore no kuryama. Oya kame gutyo bisanzwe. Mana uri kungora mana ujye woroshya ibintu sibyo. Ndagukutura kundana se kugira ngo akabizo kanje. Bawitonda akabawitonda ari.
nyine we tubyemeranye urumva si ubwo wambabariye kuko mbasi nkagira Nawitonze basi ariko. niduhura mu nzira nzabigukorera byose ngo n'amafaranga kuko urakoze cyane. umva rero ugiye kumpa nimero zawe urumva numara kumpa nimero zawe ugura nanyemera urukundo na ka kantu uzita ukaba Okay, si imibare icumi ushaka. yeme kabisa ubundi ngewe tujye duhura tuganire bisanzwe kuko kiriya gisambo nkukijije uzi ko ubuzima bwawe bwari kurangirira hariya se nabyuze rero kuba mugukijije usevingeho Nikita ngahi bawitonda ariko yifate nari kanyifate naribi nako kabizu nakagura icyo bitwaye umva se ngaho kame mayi gira vuba pe kame none ngiye gutwika ama status kabisa uziko n'ubwa mbere ndaba nsomwe n'umukobwa mwiza nkawe urumva ngiye kwemeza abantu gira vuba pe akabigusha gira vuba man ese kuri muri atinda bite byawe aya rukuntu nyine ko yari akantu kabasiri mwanjye kaba kameze neza shamani wowe bite byawe urebere iminota yose umaze utinda na minota maze yingana ako wowe igihe uri gutunganyiriza iyo shakoshi okay ngareka ngo uzi igisubizo njye so ukubeshya nawe nasomana nawe nubwo wabonye nakwiyoreye wapi wiki nakirimo umwana umukobwa mwiza nyanjye nubwo amaye shakoshi yanjye ntabwo nasomana nawe ntibibaho umva nkubwire muko imbaraga nakoresheje nakiyo shakoshi ya umenye uko zitapfa kandi umenye uko kizifite nagukubita uwo munwa nkawukura ukubita nde wowe ko nasa nukigira nubwo muri iki gihugu nta muntu wemerewe gukubita umukobwa ariko nge nagukubita kandi bikanahisha nta muntu wemerewe gukubita umukobwa nawe ko nasoni kandi nanjye nge se nese uranikoreye amagi nsoma cyangwa nkukubita ntago nkusomye nsoma singusomye pe mani wansomye mani wapi nsoma cyangwa nkuvune noneho mani okay ndagusoma nsoma rero ariko se ushaka bizo kana kabisa ndumva mani mfite inyota we makabizu inyota itishe waretse se nk'abantu najyana ituntu bari bana oya ko ujyana ikisi nsoma cyangwa ese kuri kumbwira ku itegeko ndaguha iminwa yanjye ku itegeko oya ngansoma babari ubundi nagiye iki se ariko ubundi we uri muzima cyangwa mutwe harimo ibikoma n'ibiza uransoma cyangwa ntabwo nsoma nawe nkusoma nyine mbwiye mandi vuga se nsoma mandi nsoma cyangwa umuntu waretse kunyisunikishwa ubundi urambaza iki ndakubaza iki sibyo twumvikanye nabyuze oya ngewe ndakurira ibyanjye shakoshi kandi wagikobwa umuntu agukubita ndakuruma kandi urabibona imbere nese ntabwo nsoma ku neza okay ngareka tubireke basi soma rero nsoma nga basi nzagusomera ugasomwe n'impyisi ejo uzabusoma ngenda bishaka byaka kandi gira vuba vuba ase bundi urukobwa none oya nga basi reka ngenze nkumena umutwe noneho bihurire nese ubu wamena umutwe nyine nsoma birangira ariko ibuze imbaraga nakoresheje ahangaha cyangwa nazuze okay ndigende none nubwo ngusomye ko ndi kumva no kumbaza oya nsoma mani gira vuba mani soma vuba waruraya ugira iki se gira se mani neza kabisa mani gira vuba uri kuvuza induru iki nazundi wandetse urambaza icyayi deni ngufitiye tugenda warushinze